muraho neza, amahoro y'Imana abe muri mwe. Njye ubasuhuza nitwa Nkundamahoro Salomo, mwene so muri Kristo Yesu. Reka tubanze dusenge mbere yuko dutangira. Urakoze Mana kubw'uyu mwanya mwiza n'andi mahirwe uduhaye. Ngiye kuvuga ijambo ryawe mbibwirijwe nawe. Umwuka wera akorere muri njye, ndamwiragije ubwenge n'ibitekerezo. Mwami, naho ngiye kuvugira, Mwami, uburyo bwose ngiye gukoresha mvuga, ubwereshe ijambo ryawe n'amaraso yawe, kandi nanjye umwuka wera ankoreremo kugira ngo mbwire ubwoko bwawe icyo washyize ku mutima wanjye. Nabo ndabasengeye umwuka wera abibumvishe, abasobanurire kurutaho ubutunzi butagira akagero bubitswe muri wowe Yesu. Urakoze, bisabye mbyizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere dufatanye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa kabiri, mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ni icya 4, turasoma umurongo wa 8. Haravuga ngo, ariko munyemerere nkoreshe Bibiliya ijambo ry'Imana cyangwa ubuhinduzi bwakorewe Bibiliya yera. Reka nsome. Timoteyo, urwandiko rwa mbere Pawulo yamwandikiye, igice cya 4 umurongo wa 8. Haravuga ngo, imyitozo ngororamubiri ifite akamaro ariko gake, naho kubaha Imana byo bigira akamaro ku buryo bwose. Bitanga icyizere cyo guhabwa ubugingo bw'ubu n'ubw'igihe kizaza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma tugiye gufatanya ijambo ry'Imana Imana yashyize mu mutima wanjye kugira ngo turiganireho. Tugiye kureba imyitozo mu by'umwuka. Tugiye kureba uburyo ki mu buryo bw'umwuka naho tugira imyitozo cyangwa se practice, mu yandi magambo gushyira mu bikorwa ibyo tubwirwa mu ijambo ry'Imana kugeza biduhindukiye ubuzima. Hanyuma Pawulo yandikiye Timoteyo yabanjije urugero rugaragaza imyitozo ngororamubiri, imyitozo dukora buri munsi ku bayikunda, ariko kugira ngo bajye kwitaye cyangwa umubiri wabo ube umeze neza kandi uringaniye rwose. Hanyuma yari akoresheje runo rugero kubera ko yari azi ko ruribuze kumufasha kubyumva vuba, kugira ngo abone uko amubwiriza iby'ijambo ry'Imana. Nawe unyumva, ubaye ukunda siporo cyangwa warabonye abazikora, wabonye ko hari icyo umuntu ahitamo akavuga ngo nzajya njya muri gym cyangwa nzajya nkora imyitozo ngororamubiri buri gitondo cyangwa buri mugoroba, hanyuma bitewe n'icyo nshaka, bitewe n'uko nshaka umubiri wanjye umera neza, bitewe n'uko nshaka ko amaraso atembera mu mubiri neza, bitewe n'uko nshaka kuba mfite rwose umubiri ukomeye kandi wuzuye. Hanyuma agahitamo ibihe bidahinduka byo gukora siporo, akabimenyereza umubiri we kandi bikagerwaho. Mu yandi magambo, umuntu ashobora gukora siporo ashaka, bamwe bajya babyita gukomeza umubiri, hanyuma yamara kubihitamo akajya akora imyitozo mu buryo budahinduka, akishyiriraho ingengabihe ye, kandi bikarangira ya ntego ayigezeho. Ngira ngo murabizi, n'abakinnyi b'umupira w'amaguru ubwe hari igihe asanga imyitozo ahabwa n'umutoza bidahagije, mu rugo iwe akaba yifitiye gym cyangwa n'ubundi buryo bwihariye yikoreramo imyitozo, bitewe n'ikigero cyo gukomera n'ikigero cy'igihagararo ashaka kugeramo. Ibyo bijya bibaho, abakunda umupira by'umwihariko w'amaguru barabizi. Hanyuma ibyo ngibyo ni ibyo umuntu yihitiramo, ariko Pawulo yavuze ngo ibyo bigira akamaro gakeya. Kubera iki bigira akamaro gake? Ni uko tubikora tukubaka uwo mubiri, hanyuma tugakomera, ariko n'ubundi mu myaka y'ubusaza ibyo ngibyo ntago biba bikiriho ngo bikubuze gusaza, oya, ahubwo n'ubundi nawe usaza nk'abandi. Niko kamaro gakeya Pawulo yaravuze. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu yaramubwiye ngo bigira akamaro ariko gakeya, ariko birakagira nubwo ari gakeya. Hanyuma ndumva urwo rugero nawe rwagufasha kubyumva. Ushobora kuba ukunda siporo, wabyumva kurutaho, cyangwa waba warabonye n'umuntu uyikunda kandi wihaye ingengabihe, yarangiza akabigeraho. Hanyuma ariko aramubwira ngo ariko kwitoza kubaha Imana byo bigira akamaro, byo bigira umumaro muri byinshi. Ni gute
dushatse kuvuga ku myitozo yo kubaha Imana, ubusanzwe twebwe nk'abakristo dusabwa gukora ijambo ry'Imana cyangwa gushyira mu bikorwa icyo ritegeka. Hari igihe ntekereza ko umuco runaka uri buze kunzamo nk'impanuka. Mvuze umuco uhita unyumva nkaho nshatse kuvuga imbuto z'umwuka wera, ariko mujye munyemerera iyi mvugo tunayikosore. Ntago ari imvugo, mbabarire, ntago ari imvugo z'umwuka wera, oya, ntago ari imbuto z'umwuka wera. Niyo mpamvu iyo mvugo atariyo. Tuvuga imbuto y'umwuka wera. Iyo usomye mu zindi Bibiliya bagaragaza ko ari imbuto y'umwuka wera, bavuga fruit, ntago bavuga fruits. Mu yandi magambo bisobanuye ko imbuto y'umwuka wera ari imwe. Ni iyihe? Ni urukundo. Hanyuma Rick Warren akabisobanura ko izindi mbuto zisigaye uko ari 7, mbibutse ko ari imbuto 9, ngo ni utubuto dutoya tugiye dukubiye muri urwo rubuto runini. Reka nguhe mu rugero neza. Abantu bose ndumva mwaba muzi, reka tuvuge nk'ipapayi. Ipapayi rigiramo utundi tubuto mo imbere. Noneho ririya papayi rinini reka rigereranywe n'urukundo. Turiya tubuto tw'imbere tugereranywe n'izindi ngeso nziza, tugereranywe n'izindi mbuto zisigaye, ubugwaneza, ingeso nziza, kwirinda n'izindi zisigaye. Hanyuma tuzisanga mu Bagalatiya, ngira ngo murabizi igice cyaho cya 5. Hanyuma ubwo nshatse kubumvisha icyo ngicyo, ariko ibyo ngibyo byose ntago bizanzamo nk'impanuka. Niko Rick Warren yabisobanuye. Aravuga ngo bisaba kwitoza no kubikoramo imyitozo, icyo yise imyitozo mu by'umwuka. Mu yandi magambo biransaba guhuguka, bikansaba kuva mu burangare, hanyuma nkahuguka nkakora imyitozo. Niba ndimo gusaba Imana ngo impe urukundo, impe kugwa neza, impe kwirinda, impe kwihangana, ngomba kubyitoza. Urugero nko ku rukundo, ngomba kugerageza gushyira mu bikorwa ibikorwa by'urukundo. Hari abo ngirira ubuntu, hari abo mfasha, nubwo bitari muri kamere yanjye, bimwe mbikora ncaririwe, ariko nkihatira kubikora, nkihatira kubishyira mu bikorwa, bigeraho bikampindukira ubuzima. Imana y'ibigenzi ite? Yishaka kudukuzamo za mpano, mu mbabarire, za mbuto z'umwuka wera. Iyo uko bigenda, ngo iyo urimo kuyisaba kwihangana, urukundo, cyangwa urimo kuyisaba guca bugufi, iyo nta gihita bikuzanamo, ahubwo ngo izana ikinyuranyo cyabyo. Niba ndimo kuyisaba urukundo, ngizanzanira abantu ibashyira imbere yanjye badakunditse, hanyuma ngo ijye nsaba kubakunda, ibone kunkuzamo iyo kamere. Hanyuma kandi niba ndi kuyisaba kwihangana, ngizazana ibikomeye mu buzima bwanjye, ngo bintoze kwihangana, bintoze gukomera umutima ndi mu bihe bigoye. Wumvishe inshuti yanjye, nuko igutoza. Ntago biza nk'impanuka, ntago ubyuka ngo wumve byakubayeho. Igihe kimwe nigeze kugira imitekerereze, hanyuma nkajya ndyama bitewe n'icyo nasabaga Imana, urukundo, ubugwaneza, kwihangana, kuvuga neza, nkagira ngo nzabyuka numve byanjemo, oya. Ariko maje gusoma igitabo cy'ubuzima bufite intego, Imana yasubije ikibazo nari imaze igihe nibaza. Nsanga Imana idutoza, izanye ibinyuranye n'ibyo twasabaga, ikarushaho kubitwubakamo. Ndumva nawe hari icyo wungutse. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero nari ngiye kukubwira ngo umwuka, kugira ngo umuntu atere imbere, akure, ahishurirwe Kristo kurutaho, bimusaba guhuguka, bimusaba kuva mu burangare, bimusaba kuva mu binezeza by'umubiri we cyangwa kamere ye, bikamusaba kwihatira kuba mu ijambo ry'Imana, bikamusaba kwihatira kuba mu masengesho. Mbibutse ko turi ku ijambo rivuga ngo imyitozo mu by'umwuka, imyitozo mu by'ubugingo. Hanyuma nkomeje, nari nshatse kubabwira ngo ntago bishoboka ko umuntu yamara amasaha 3 muri televiziyo, kuri telefone, arimo kureba ibintu bitanerekeranye n'ijambo ry'Imana, cyangwa bitanerekeranye n'iby'Imana idusaba kugira ngo twiyubake mu byo kwizera. Noneho ngo amare iminota 3 cyangwa 5 asoma Bibiliya, cyangwa ntanayisome, ngo uwo muntu uvuge ngo azakura. Oya, uzakomeza kugwingira, uzaguma kuri icyo kigero, ntago uzigira imbere. Ariko rero niwitoza kumvira Imana,
niwitoza gusoma ijambo ryayo, kandi ntabwo urisoma uyu munsi ngo ejo urireke, oya wiha ingengabihe. Ntabwo navuga ngo ihoraho kuko tugira n'imirimo, ariko kavuga ngo uyu munsi ntabwo uri bwire ntafashe Bibiliya yanjye, nshobora guhera ku minota 5, nshobora guhera ku minota 3, kavuga ngo ejo nzongeraho ndumwe. Nuko bigenda, ntabwo bishoboka ko waba wananiwe gusenga iminota 5 ngo usenge iminota 10, ntabwo byashoboka ko waba wananiwe gusoma Bibiliya iminota 5 ngo usome iminota 15. Oya, ni intambwe nto yitangira, uhera ku minota 5 ukageza ku minota 7, iminota 10, bitewe n'ukuntu ugenda unyoterwa. Rero iyo urimo gukoresha iminota mike uba urimo gusogongera, ariko iyo uryohewe uhitamo gutindana n'Imana igihe kirekire. Inshuti yanjye, Imana iragushaka, ikeneye umwanya wawe, kandi ntabwo ikeneye umwanya wawe wasigaye wagiye mu kazi se, wakoze imirimo yawe unaniwe, uravuga ngo reka nsenge kubera ko ibyanjye nabirangije. Oya, Mikayeli yaravuze ngo Imana ntabwo ikunda ibisigarizwa, ntabwo ikunda ibyasigaye, ishaka ibyiza byawe biruta ibindi, ishaka ibyiza byawe bya mbere. Cyagihe ubyutse mu gitondo, cyagihe uri mu kazi kawe, ntabwo bikuraho kuba hari ijambo runaka watekerezaho n'ubwo uri mu mirimo, birashoboka rwose. Hanyuma Imana inezerwa iyo tuyihaye byuzuye, kandi tukayiha igihe cyacu cyuzuye kandi cya mbere, tutayihaye igihe cyasigaye. Inshuti yanjye, iki ni igihe cyawe, ni igihe cyanjye cyo kongera kugira umwete mu kwitoza kubaha Imana. Kuki kubaha Imana bigira umumaro muri byose? Ni uko duhabwa umugisha w'iby'ubu bugingo cyangwa iby'uyu mubiri cyangwa iby'iyi si turimo, nanone kandi ngo tukazahabwa n'ukundi kubaho nyuma y'ubu buzima. Ngaho aho bigirira umumaro, ariko gukora imyitozo mu by'umubiri ho bigira akamaro hano ku isi gusa, ntabwo bigira akamaro nyuma y'ubu buzima. Reka dusenge, umwuka wera gukomeze mu mwanzuro wabufashe. Urakoze Yesu kubw'ibyo tuganirije, ufashe buri muntu wese ufashe umwanzuro wo guhuguka akava mu birangaza, agahugukira ijambo ryawe n'amasengesho no kugushakisha umutima we wose. Umufashe kandi umwuka wera mubere umuyobozi, mu izina rya Yesu Kristo, amen.